Reka twizere ko mumeze neza cyane nk'ibisanzwe. Uyu ni wa mwanya w'amakuru abagezweho mu ruganda rw'imyidagaduro. Ikaze. Igihu kibuditse ahazaza h'itsinda rya Vestina na Dorcas. Ngo bimeze bite rero? Kuri bamwe amagambo yashize ivuga ubwo inkuru yabaga kimomo ko Ishimwe Vestina wo mu itsinda rya Vestina na Dorcas yashyingiranywe n'umunyaburikina Faso Idrissa Odrago. Ibintu byabaye mu ibanga rikomeye cyane ko nta makuru y'urukundo yabo bombi yigeze ajya hanze. Ku itariki 15 Mutarama 2025 nibwo Vestina yasezeranye imbere y'amategeko n'umukunzi we Odrago mu muhango wabereye mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo. N'ubukwe bwabaye mu ibanga, hahandi nta muntu wari unemerewe gufotora n'umwe, nubwo byamenyekanye hashize umunsi umwe asezeranye ari gutera imitoma umukunzi we. Byatunguye benshi, bamwe bagwa mu kantu kuko atari yarigeze avugwa na rimwe mu nkuru z'urukundo. Bamwe bamufashe nk'ukiri muto kuko yavutse mu mwaka wa 2003 ku itariki 2 Mata, bivuze ko afite imyaka 20 Vestina. Bakavuga ko yari agifite igihe kinini imbere cyo gushaka amafaranga no gukomeza gukora umuziki we nk'ibisanzwe. Nubwo ari intambwe nziza uyu muhanzi ateye, abakunzi b'umuziki batangiye kubunza imitima bibaza ahazaza h'itsinda yarahuriyemo na murumuna we Kamikazi Dorcas. Guhuza inshingano z'urugo n'umuziki bishobora kugorana. Iki ni ikibazo turi kwibaza. Ubundi akenshi biragora ko umuntu wubatse urugo akora umuziki yisanzuye nk'uko byari bimeze akiri ingaragu, kuko ari ikintu gitwara igihe kinini ku muntu uwukora, cyane ko amasaha menshi aba ari muri studio. Yashyira hanze indirimbo bikamusaba gufata igihe azenguruka mu itangazamakuru no ku mbuga nkoranyambaga yamamaza izo ndirimbo cyangwa se album. Ikindi, ugendeye ku ngero nyinshi z'abagore barushinze bakoraga umuziki yaba mu Rwanda no mu mahanga, guhuza izi nshingano zo kubaka urugo no gukomeza guhozaho mu byo bakoraga nk'akazi kabo ka buri munsi byagiye bibagora cyane kuri bamwe. Bagahitamo kuba ba mutima w'urugo, iby'umuziki bakabihagarika bakabivamo. Ibi byatumye rero umuntu yibaza ukuntu Vestina wamaze gushyingirwa yaba agiye kujya ahuza izi nshingano n'umwuga asanzwe akora ujyanye n'umuziki. Ubwo ni ukuramya no guhimbaza Imana. Ikindi kigoye ni ukuba umuntu mwabanaga umunsi ku wundi mukorana umuziki mugiye gutandukana. Uko byagenda kose hari ibihungabana, hanyuma bigatangira kuba bitagendeka neza nk'uko byari bisanzwe. Impamvu ni uko kuba hamwe biri mu bifasha kugira ngo hakorwe umuziki wuje uburyohe, bitewe n'uko mwungurana ibitekerezo byoroshye bitarinze kunyura mu yindi nzira. Kudahuza kwabo bombi rero, nyuma yo gushaka kwa Dorcas, bamwe kwa Vestina, bamwe babibona nk'ibishobora kuba intandaro yo gutandukana kw'itsinda, buri umwe agahitamo gukora izina rye mu muziki ku giti cye. Ibi nta gitangaza cyaba kirimo, cyane ko n'ubundi byabayeho mu matsinda atandukanye hano mu isi. Ingero zirahari nyinshi cyane. Abenshi bibuka isenyuka rya Dream Boys, Urban Boys n'andi atandukanye atararambanye, nyamara yarakundwaga n'abantu benshi cyane, buri wese agahitamo guca inzira ye. Mu mahanga
ntiwakwirengagiza amatsinda nka 50 Harmony, One Direction, P Square, yari igizwe n'abavandimwe ariko guhuza bikanga burundu. Noneho se ni ikihe gihu cyaba kibuditse ku hazaza h'iri tsinda rya Vestina na Dorcas? Bamwe mu batangiye kuvuga ko gushaka umugabo kwa Vestina kwaba ari intandaro yo gusenyuka kwa rino tsinda rya Vestina na Dorcas, babishingira ku kuba Vestina hari igihe gishobora kugera umugabo we uba mu Rwanda agahitamo kuruvamo akajya iwabo cyangwa ahandi, dore ko aturuka mu gihugu cya Burkina Faso. So ibi byaba bijya gusa n'ibya Urban Boys, cyane ko iri tsinda ryakutse umusumari wa nyuma ubwo Humble Jizzo yajyaga gutura muri Kenya. Byabaye ku mpamvu z'uko akazi k'umugore we ukomoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Amy Blauman, kari kimuriwe muri icyo gihugu nyine. So ku rundi ruhande, nubwo benshi batangiye kubunza imitima bibaza ikigiye gukurikiraho kuri iri tsinda, hari amakuru avuga ko MI Empire ireberera inyungu z'aba bombi, ubwo ni Vestina na Dorcas, ikimara kubona ko Vestina agiye guhindura irangamimerere, yahise MI Empire igerageza uburyo bombi bakora indirimbo nyinshi zikabikwa. Wow. So ibyo ngo biri gukorwa ku buryo kumara igihe kinini kwa Vestina atagaragara kubera inshingano nta cyuho kinini bishobora kugira kuri iri tsinda. Vestina na Dorcas ubusanzwe n'abana bakurikirana mu muryango w'abana 6 barimo abakobwa 4 n'abahungu 2. Bamenyekanye cyane baririmbana muri Goshen Choir y'i Musanze. Batangiye kuririmba ku giti cyabo muri 2018, bashyize hanze indirimbo yabo ya mbere muri 2022 babifashijwemo n'umunyamakuru Murindahabi Irene. Abareberera inyungu z'iri tsinda nta kintu na kimwe baratangaza ku hazaza haryo, cyane ko bari banagize ibanga rikomeye ibijyanye n'ubukwe bwa Vestina. So guys, ngayo nguko rero twagarutse ku gicu kibuditse ahazaza h'iri tsinda rya Vestina na Dorcas. Toshimiye ko mukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi, naho mu zindi nkuru ziri bukurikireho. Bye.